ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. barakubyaye se ngo umurebe? sibyo mbaza uno mugabo. Ngewe barambyaye ngo njye ndera bashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye, umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. Rero Iva, ndi gushaka miliyoni 25. 25? Genda ayo mafaranga yose bofra yifuza, genda uyafata uyamuhe, agenda avuze nyina. Ha soni, uraje mu muryango bigize akaha kajyaye, nta muntu uvuga, nta muntu ukoma, nta muntu umenyera, wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Nyina wa Birasa yitwa Karine. Ego, ari we nyina wamubyaye. Nyina wa nyawe wa nyawe. Ahubwo mpamvu mubwira ngo kugira ngo Birasa yemere ko Karine ari mama we. Ngo nuko hazaboneka umugabo wateye inda Domina ngo kera cyane. Noneho Domina agafata umwana akamujugunya hasi. Ubwo urumva uwo mugabo naboneka nibwo Birasa azabyemera. Ushatse kuvuga ko uwo mugore mubana mu nzu ngo yajuguye umwana muri wese? Njye ariko ntabwo byanu ubana n'igisebe cyo ntabwo byanu ndakubwira ngiye ubi byo nkubwiye ni biki ibintu yankoreraga. Ako se ubundi okay tuvuge ngiye nta kintu mpana nawe pe. Ibyo yakoreraga uwo yita umwana we Birasa akamutesha umutwe akamuzunga. None se ubwo uwo mugabo se we yava habaye yarapfuye se? Nyine icyo nicyo kibazo. Ubwo naboneka nyine ako gusa Imana yo mu ijuru izamfashe pe uwo mugabo abone. No kuvuga ngo Domina yatwaye Birasa akiri muto ku buryo Birasa atigeze abana na nyina. Iyo gusa Imana imfashije uwo mugabo akaboneka kuko Karine Imana ni umumama mwiza w'umwana mwiza ugira umutima mwiza. Rero kubona Birasa yihakana mama we kandi mama we mbona ko akwiye kuba mama we birambabaza. Ariko reka nkubwire umwana ntabwo uzaguma muri uwo muriro wenyine. Nzaza mpangane nawe. None se banza umbwire. Ntabwo ibyo kuvuga ngo ngume hano ntabwo nshobora gutura urugo rwanjye. Ariko ubwo nanjye nzaza mpangane n'abo bagore mbasohore mu nzu. Ngaho papa se musigende. Wese ari hehe so? Banza umbwire iyi ndirengeje amezi angahe ku mezi 9? Buragushima Imana maze ubu byaciye mu bundi bari barayizinze Domina. Nese nshima Imana itaravuka. Kandi ubona ntago yavaga hiri. Ubiri konka? Koko umwana ameze neza. Uzava hanga ari kumaze kubyara. Uriya mugore atazakwicura umwana. Mana yanjye kuko ndakora iki koko? Ubu se koko nemere ko Karine ari mama wanjye? Ubu nemere ko ibintu byose bari kumbwira ari byo koko? Karine ni mama wanjye? Ubu se koko Karine aramutse abaye mama wanjye ni iki kintu nakora koko? N'amagambo yose namubwiye, uburyo namusohoye mu nzu, uburyo namubwiye nabi, ubu Karine nahera he kuko muhamagara kugira ngo byibura musabe imbabazi? Reka muhamagare. Ariko se nimuhamagara bwo ndamubwira iki koko? Ndamubwira iki koko?
Mana yanjye telefone ye ntayiriho. Ubu se ndakora iki koko Mana? Ariko reka nizere ko Karina ari mama. Nibinkundira nzashaka uburyo njye nawe tubiganiraho. Reka ndindire umwari abanza agaruke, wenda nawe ubwe hari igitekerezo yama. Umwari ntuzambwira icyo gukora, umwari ntuzambwira icyo gukora. Amurasize anyica se we ariho ko yapfuye kera? Yapfuye yapfuye ahagaze. Mabu tuvuga narasaze nyagusara nta ariko Imana nyihaye icyubahiro we ntabwo ubwo bugome yabugira ngo abure gusara. Ntabwo bishoboka kugira ngo nugusara gutya bisanzwe. Yatoraguye amashashi genda gutya, mbese ni umusazi. Ese ni umusazi nyamusazi mu muhanda? Nyamusazi ahubwo mareka nkubwize ukuri. Ndabizi kuba nahari birasa ntago ameze neza. Ubundi iyo turi kumwe rwose urugamba tuba tumeze gutya turi babiri turi kurwana. Rero uwo mushiki wiyita ngo ni mushiki wa Birasa, ndabizi yabujije amahoro Birasa kuko nahari. Niyo narara ejo ntabwo nzarara, ngomba kubyuka naha nisangira umugabo wanjye. Ubu narangije gusobanukirwa ko nta kintu na kimwe cyaza kikanyeganyiza kikankura mu rugo rwanjye. Uzi icyo kuko ibyo naciyemo ni byinshi kugeza ubu nta kintu cyankanga. Uzi icyo nekereje? Ntabwo ibyo bibazo uzajya ubigumamo wenyine. Ngomba kuza tukajyana nkamenya aho umwana wanjye aba, nkamenya ibibazo abana nabyo, hatazagira n'ikintu kiba habura aho mbariza. Makuza n'ubundi wagakwiye kuba waraje pe. Ejo tuzajyana ariko bidasobanuye ko ugiye kujya kuhatura. Oya nzaza mbanze ndebane mu maso n'abo bagore. Papa se umusigire? Ubu se wari koraho nawe na papa umusigire? Wese ntiyari yaransizaga i Kigali? Papa akunda n'umujyi. Uzi igihe yamaze i Kigali none ntazi n'icyari cyamujyane. Ahubwo agaruka yarakoze accident ukuboko gutwaye mu ntoki. Reka rero nkubwire, rero papa nawe ntabwo yumva pe. Byonyine amafuta agira, yego nta mugabo ugira amafuti, byarangiza agatinyuka akagenda atanakumva. Ibaza umugabo wagiye mu mujyi aza atabonanye na Hirwa, atabonanye n'umwana. Yarari sugo yarari mu biki? Nese kubwe ko yarari mu biki? Ubu sugiye kubimbaza njye se hano ndavuga hano hari ijambo mpagira. Reka nkubwize kuri ma nuko papa ashatse neza, uri mu bagore b'intwari bihangana pe. Uriya mugabo naramwihanganiye cyane, ariko ubu ngubu ntabwo nzongera kujya ntegereza yuko amatelefone ngo nguhamagare. Ejo tuzajyana njye kureba aho uba. Uramureba se hari umusazi wisiga makeup? Ndebere ukuntu ari gukuramo imyenda. Nguki njye nakuriya ni mama nzi wambyara. Utu umusazi abasha kubika igenda yari yambaye. Ibyo nyine nibyo nandi kukubwira nyine ntubyumve. Cye nahisemo kujyana na Clara ngo nawe wirebere. Clara, urashaka kumbwira ko ibintu ndi kubona ari byo koko? Birasa nanjye njye numiwe gusa. Domina ntabwo ari umusazi. Uko ubibona niko bimeze. Nanjye Latifa namugize umusazi ariko nanjye nayibonye numva ndumiwe. Akira. Yasangewe izo video zinyoreze kuri WhatsApp. Tuzinyoreza none aha. Domina burya ni muzima. Ariko Latifa nibiki muri gupanga? Niki mugamije gukora ku buzima bwanjye? Ibyo mwakoze ntabwo bihagije n'ubukene gukora n'ibindi. Ariko se kandi nanjye uzanye ibimenyetso ugiye kunjira mu makosa ya mama nabikubwiye urampakanye. None nge nahisemo kujyana na Clara kugira ngo byibura dufate video, dufate ibizibiti. Ushobora kwereka no kuri polisi bakamufata ariko nge ngasigara ndi umwere birasa. Ubu se nge nturi kundenganya koko? Latifa, ndakubaza. Mama wari gupanga iki? Ntacyo namenya nge arashaka kumfungisha nta n'iki. Latifa ndashaka umbwire mama wawe ari gupanga iki none aha? Ari gushaka kumfungisha. Icyo nicyo nzi kuko niko yambwiye. Ngo amafuti ye yose anjye baba nge bafunga ngo kuko wari umuze. Nose ugiye kunkubita birasa. Urazambabarira n'ukuri n'ungubita. Latifa, reka nkubwire ikintu kimwe. Ibintu yuko byose ari gupanga
uzamubwire ko byose mbizi kandi nta n'icyo azanageraho. Ubugome bwose muri gushaka kunkorera uzamubwire ko nta na rimwe bizigera bikunda, kuko ndabizi neza ko ibintu byose ari gukora nawe ubifitemo uruhare. Ni ukuri birasa, njye ni ukuri kw'Imana njye nta ruhare mbifitemo birasa. Ariko se niba ngibi nzanye Clara none nta n'ubwo wowe wamvugira koko? Birasa ni ukuri ndakwinginze mbabarira, ntabwo ndi mu mugambi wa mama, ni ukuri mbabarira birasa. Njye nakoze ibi ngibi kugira ngo byibura ubashe kunyizera. Ni ukuri mama ikintu ashaka ni ukumfungisha we agasigara hariya yidegembya. Njye ni ukuri nditeguye kuba nanatanga n'uruhande. Latifa, ejo uzajye kuri sitasiyo ya Kagarama. Sitasiyo ya polisi? Yego. Bajye kumfunga birasa? Ninshaka nzajye ngenda aho nkandagiye matera akatsi ku buryo ntazahibagirwa. Urwo rugamba urarurwana wenyine ndaba numva uburyo. Hanyuma ejo nzajye kumva numve ngo wapfuye, aba bagore baguhitanye, nze ndangisha umwana wanjye abagamaje gushyingura. Njye umwari utarapfuye kera, ubu sibwo ngiye gupfa. Naciye mu bintu byinshi ndashikama mera gutya, gusa Imana yo mu ijuru izamembere birasa, mbereye umugabo pe. Yambereye umugabo. Hanyuma se birasa ubwo muzamarana igihe kingana iki niba ari umugabo umeze gutyo? Sinako nshimye yuko inda ayemera ari tayari kurera umwana. Uriya mugabo w'abandi ndamuzize iki? Ahubwo Imana akaba yari inshoboje, umwana akavuka agakura, Imana ikareba uko ibigenza na birasa nawe ikareba ukuri kuri gahunda yabigenza. Birasa rero bakuzamufatira umwanya tukamusengera. Kumusengera hamwe no kumuvuza, njye ndashaka nimara. Arabyemera se? Se yabyanga, we yanze kumera neza. Arega hari umugabo w'inshuti yanjye nawe ngo nuko nguko bimeze, ariko we noneho n'umugore aramubwira ati twivuze umugabo akabyanga. Ubwo ni nyabingizi wabo. Ntiwamenya ibyo ari byo. Ubwo rero birasa aramutse abyemera ni ukuri ko Imana mwajya kwivuza. Sinumva ngo i Kigali haba ibitaro bikomeye cyane. Aranabigerageza reka n'ubundi arivuza. Ubwo rero baramuroza, wabona ari icyo kigore cyamuroza. Nese ntigeze bamuzima na rimwe? Ni ugutegereza gushaka kw'Imana. Ntabwo yigeze bamuzima na rimwe? Ndakubwiye Imana mumenya ari kuri ameze, naba ngiye kukubeshya. Hari amakuru bakeneye bashaka gutanga. Birasa bazamfunga. Latifa, Birasa bazamfunga. ntabwo bazagufunga, kubera ko niba koko ibintu uri kuvuga ari byo, ukaba nta kintu na kimwe uzi ku mipango ya Domina, Kuri ntabyo nzi. ni ukuri kw'Imana Latifa, ntabwo bazagufunga. Birasa uzamvugira. Ibyo namaze kubikemura. Uragenda utanga uwana gusa, ubundi bakorekure wigarukire. Bazandekura? Birasa niba ari byo n'ukuri ngende tayari kujya gutanga ubuhamya, ariko mfite ubwoba bw'uko bashobora kumfunga. Ni ukuri kw'Imana. Latifa, nta mpamvu yo gukomeza kukuryarya, ndetse kukuryarya nta n'icyo byamarira. Tangira witegure, ndetse ibintu byose ubu ngubu biri ku murongo, nta nta ho gucikira ufite. Birasa bagiye kumfunga? None se bagiye kumara iki? Birasa bagiye kumfunga? Birasa bagiye kumfungisha? Birasa n'ukurema. Mpaguruka imbere ugende. Birasa wambabariye ko. Latifa, mpaguruka imbere ugende. Birasa bagiye kumfunga. Bagomba kugufunga. Bagomba kugufunga. Njye nabonye Latifa nta ruhara bifitemo. Ceceka. Birasa bagiye kumfungisha mpfire muri gereza. Mpaguruka imbere ugende. Kandi uhereye none aha ngaha ntabwo uzongera gusohoka kino gipangu. Ibyo byo wicara ubizi. Birasa niwo mwanzuro ufashe. Uhereye none aha ngaha ntabwo uzongera gusohoka muri iki gipangu. Injira mu nzu. Birasa wambabariye ko. Injira mu nzu.
kumva nari kuvuga neza se hari umujinya mfite injira mu nzu rero ntumvugisha amagambo menshi injira mu nzu ntabwo nshobora kuguha imbabazi bishoboka hazo naguha akazi ese niteguye kujya kumushinja wambabariye kuko nakubwiye ngo niba nyoka ari muzima n'ibyo arimo byose ari imipangu yanyu yose yarangiye injira mu ariko nzu ntacyo mbizi injira mu nzu ejo byose bizasobanuka injira mu nzu maze numara kugerayo uzagenda utegurire nyoko nawe aho ugomba kuryama no gushyira umusaya injira mu nzu none aha reka kuntera impuhwe reka kuntera impuhwe ko ibyo ntibikiri kwiye ibyo ntibikiri kunyigiraho ayo mari uri kurara araruta yo mwandishije alo umwana karame amakuru y'iminsi meza se ko wanyanditse bananjye nakwanga kuko bakunda ndi waranyanze kuko kuva nava aho ngaho iwanyu n'ukuntu nahavuye ntibagere kumvugisha koko ni ukuri pe nta mutima mubi nawe urabizi ni bya bindi by'umuntu aba yihugiyeho nanjye nageze mu rugo biba ibindi bindi ni ukuvuga ngo wenda nari no kongera nkaguhamagara nkakubaza uko birasamerewe cyangwa se uko ari kugenda wenda yakira ko ndi mama we ariko nageze mu rugo nanjye masanga intambara zitoroshye byagenze ute wa mukobwa we se gakira uri aha ngaha ugira ngo aranyoroheye uwo noneho azagusaza utekereza ko nageze mu rugo nkasanga ngasigaye afite umugore yinjiza mu buriri bwanjye akoreramo amabi yose umva ndaza nsanga yirukanye bahena nsanga yirukanye matibori ndabagarura abana niba barabonye wenda ko mbagiriye impuhwe nabo barambwiza ukuri ibintu byose babishyira ku murongo ni ukuvuga muri make ndi hagati nk'ururimi sinzi icyo gukora nta rugo ruzima mfite mbuze umwana wanjye ndi mu gahinda gakomeye yangane pe yangane ndumva utorohewe ahubwo nanjye nakaje kugusura tukanaganira birambuye ariko ntago mari urihe nagiye Nyamagabe wagiye Nyamagabe kureba papa na mama mwana we ayo mari uri kurira araruta yo mwari yarize imbesire ako ugira ubwenge buzima bundi cyangwa uri igicucu noneho nawe cyangwa nabonaga Latifa se wagira ngo ntabirimo ese ubundi kubera iki ibintu byose njye nawe tuvugana ubihindura no kubera iki kubera iki ukomeje kwigira ubu Latifa ibintu byose yakoze we na nyina aka kanya urabyibagiye koko Clara nabonaga yatugarukiye noneho ari kunyega wabona ni ubwa mbere ngambwira niba ari ubwa mbere bino bintu abikoze nta yindi shuro uzi Latifa yarahindutse arabaye umuntu muzima ntabyo uzi iyo shuro Latifa yarigize umunyamasengesho hano muri iyi nzu ntabyo uzi urahakana ko ibyo bintu ntabyo uzi ndabizi none se ikintu gituma bashaka kukugira ikigoryi n'iki biriya bintu byose barimo ni ukubeshya biriya byose n'ibyo ari kwigira ndetse no kuba mama we ari muzima Latifa arabizi kandi abifitemo uruhare ahubwo ni ukuncabiranya akeneye ko mubabarira nyine kuko yamaze kubona ko ibyaha byose bamaze kubigwamo byarangiye kandi kuko byararangiye mama ubuzima n'umuntu azajya amenya ari ibiki ko njye nabonaga Latifa none ntari mukuri kuko nkabona aranyereka ibimenyetso kandi kuko nkabona kuko ni ukuri Clara
impuhwe ufitiye Latifa nanjye nigeze kuzimugirira. Nibyo koko umutima wanjye urimo urabona Latifa ko yicujije, kandi ndetse n'ibyo avuga bishobora kuba ari ukuri. Kesi si uko batinze, baracyari kwitegura buriya. reka mu gihe bari kwitegura tujye tuniganira nta kibazo. Nibagiye kukubaza ubundi uvuka he? Papa wawe yitwa nde? Mama wawe yize amashuri angana gute? Ndashaka mbese unyibwire nyine kugira ngo tugendane mu nzira tuziranye wa mugani. Birafasha. Mama ntacyo bitwaye. Icya mbere ndashimira uburyo mwaje kunyakiramo, ariko buriya mu rugo ntabwo ari inaha. Maze imyaka mike ngeze hano i Kigali, naje nje gushaka ubuzima, ariko ubundi nyine ngiye mu rugo iwacu ni Nyamagabe. Nyamagabe? Yego. Ni byiza cyane. Nari navuganye na Kesi ariko ambwira ko agira umunwa. Niyo mpamvu nyine ubonye ngibajijemo cyane. Natwe nyine turaba muri ibyo bice. Yari yambwiye ko ariho mukomoka, ariko famiye nyine mwahimutse atari wo mugituye. Impamvu urangije kwivuga? Mbwira ati mama yitwa gutya, papa yitwa gutya, aho tuvukana n'aba. Rero buriya mu rugo tuvuga turi abana babiri, ni njye mfura mu rugo. Yego, mama bamwita Nyiransare Wansi. Nyiransare? Yego, papa we yitabye Imana tukiri abana. Yego. Nta kundi ni ubuzima. None se Rudoviko uramuzi? Rudoviko? Mu rugo ntabwo tujya tuvuga abantu bakuru mu mazina. Ariko uramuzi? Papa w'umwari Nahirwa. Yandamuzi ni abaturanyi inzu ku yindi, dutuye mu gikari cyabo. Yewe mana yanjye kutibwira n'ibi pe. Nise Rudoviko muramuzi? Nyina ngo ndamuzi. Mama muraziranye? Aranzi. Okay. Uvuze Nyamagabe nkibuka. Wa mugabo najyaga nkubwira uzi ibintu byose bya Domina wamuteye n'inda. Uzi ko nawe aba Nyamagabe? Umuntu wateye inda Domina? Nawe abahungu b'abo Nyamagabe, ariko nyine nari ndi kugira ngo nzamuvugishe wenda se afashe Domina, ariko ndamuhamagara telefone yikananira burundu. Uzatuye? None tuzamarayo igihe? Cyane mfite gahunda yo gutaha ejo cyangwa ejo bundi. Yewe umwana, none se wareka hari umumama uturanye n'uwo mugabo. Uwo mumama nguhaye nimero ze ukamuvugisha, yagufasha kugeza kuri uwo mugabo, nyine kuri uwo mugabo wa Domina, ku buryo amakuru yose wayamukuraho, kakubwira amakuru ay'umwana Domina yataye muri wese, ay'iki, ku buryo wazaza nyine Domina noneho uzi Domina uwo ari we. Wenda byaba ngombwa n'uwo mugabo mwabonana ukampamagara tukavugana kuri telefone, kuko naramubuze pe. Niba wenda ari ukubera ko cya gihe nari naraje iwanyu bakamfungirana, wenda akaba yarambuze akanyivumburaho, simbizi. Ntacyo uze kunyoreza izo nimero muri mesaje. Reka ahubwo mpite nziguha ubaze uwo mumama, wenda ku bw'amahirwe hari n'igihe wasanga uwo mumama mutuye nko mu gace kamwe cyangwa hafi aho ngaho. Ugira amahirwe nyine
bibe nta rugendo rurimo kuko hano iwacu rwose hari igihe usanga kubona umuntu bisaba nko gutega moto da cyangwa ukarindira bisi. ngewe reka nze muguze nawe moto cyangwa bisaba bisi nakoherereza n'amafaranga ukavayo ubimuriye koko Gakire uri aha ngaha sinakongera kumusiga ngo nsubire Nyamagabe gushaka umugabo muramutse muhuye n'uwo mugabo nta kibazo. wasaba rero ucuhurize n'abo babyeyi bawe nubwo ntabazi bababwire ko wungutse undi mubyeyi i Kigali. Yego mama kandi ukomeze wihangane. cyane kwihangana no gusenga Imana niyo nkuru. Urakoze. sawa sawa umunsi mwiza. Sawa mizo nimero reka nzikoherereza. buriya Rudoviko yabyaranye na masenge yifite masenge witwa Domina yabyaranye na Rudoviko nyine ntibyagenda neza. Domina nyine yarabyaye amaze kubyara umwana aramujugunya karitahira nyine. Domina so Domina uramuzi? buriya ntabwo ari we nari ako buriya ntabwo ari we ntabwo yaba ari we ntabwo yaba Domina umumama gutya w'igikara muremure ufite amaso manini afite n'umukobwa witwa Latifu. rero ndabona ntabwo uri kumukuru ubwo ntabwo ari ni kwa kundi nyine abantu bitirana yitwa Kakuze Domina. Kakuze Domina ese uramuzi? hari umuntu nzi witwa gutyo ako ntabwo ntekereza ko hari ahantu yaba ahuriye na Nyamagabe. Kakuze Domina yaba afite umuhungu bita Birasa. ariko arihangana kuri iyi nshuro araba igitambo cya nyina agomba guhanwa we na nyina kandi ku izina ry'Imana nzaruhuka ari uko ngiye ndi kubabona babakatira urubakwiye kubera ko Domina yakoze ikosa rikomeye yica papa. Ibyo byose ndabimenya ndanabimenya ko yabikoze. rero iyo dosiye nayo igomba kugaruka mu byo Domina agomba gufungirwa harimo n'urupfu rwa papa kubera ko Birasa aba bantu biragoye kubamenya. Aba bantu biragoye kumenya gahunda zabo. Kuko ngiye Latifu nari namaze kumwizera mbona kuko we afite ukuri, mbona kuko mama wari umunyamakosa. Ubu se umuntu yazabibwirwa n'iki? ntuzigere n'umunsi n'umwe. na Birasa uramuzi? izina rya Yesu. Oya mama kese reka nizere ko ari amazina yahuriranye. nanjye ahubwo reka nizere yuko ari filime uri gukina. None se uwo mwana uri kuvuga Rudoviko afite abana babiri. Afite umukobwa bita Umwari akagira n'umuhungu bita Hirwa. Nise muri abo bana babiri Kakuze ntabwo yaba ari Umwari. nyine Birasa afite mubyara wanjye witwa Karine. Birasa rero ni umuhungu wa Karine. ahubwo Karine yabaye kwa Domina nyine kuri Domina basimbagurika n'ibiti byose yarahabyariye aza kuhamusiga aragenda. Birasa ni uwa Karine. Wasimbuka mu bikimana yawe. Nuse Birasa wowe uramuzi? Uwo Birasa rero
twatekerezaga ko ari umwana wa Domino ubundi niwe washatse iwacu Nyamagabe ubundi niwe wamfashije kuzana hano i Kigali niwe warongoye umwari Mama Maka ugirire mu muntu nkuri indyarya ziriya ni indyarya kandi urabizi ko indyarya imwe n'indyamirizi niyo mpamvu uyu munsi wa none ibyo byose tuba twabyirengagije ahubwo se ibyo nakubwiye byo kuganira na mama Rwera ukamenya ibyewe byo wabigezeho gute wabigeze kuki mvuyeyo nta tifari yamperekeje usibye ko ari ubwo najyaga kubaza amakuru nyine nkamuhisha ibyo ndimo ugasigara nka hariya gusa ku byo uko bambwiye numvishije nta hantu yabahuriye n'ibibazo bya hano none se bakubwiye ko iyo karitsiye numvisha ari kumbwira ngo yakuriyemo ngo yabayemo yakoreyemo kuko bakubwiye nk'aho bamuzi uwo muntu yewe abandi bambwiye ko nyine ari uko nguko bamuzi ariko harimo n'abambwiraga ngo bamubonye akuze ngo ntago buryo ngo yageze muri urwo rugo ngo babizi ngo ntago bazi ngo uko yavutse nyine bambwiraga bitandukanye ariko nkumva ibyo bari kumbwira byose nta hantu bihuriye wenda n'ibibazo by'ahangaha reka tubyihore nta kibazo kuko n'ubundi niba afite n'ahuriye na Domina cyangwa n'ibindi bintu byose biri kubera muri uru rugo nta kintu cya danje kidasanzwe ahubwo wowe komeza umbikire flash yanjye nkuko nayiguhaye ibindi tuzabivugana sibyo mama nkurikije ibintu maze kumbwira niba amazina umbwiye kuko uko nayumvisha ariko ari nizere ko umwari wa Rudoviko ataba umwari wa Domino none se ushatse kuvuga ko ubwo umwari na Birasa ubwo umwari ni nyina wabo wa Birasa bise Alo Kalibiti ni Dorcas muri kuvugana ko nkoresheje tipe yanjye ntabwo yifite iyi ni mwiza turashima Imana umva nagira ngo mubaze harya wa mwana Domina yabyara yarapfuye yaje kubaho byagende gute hari ni izina rya Yesu none saba hehe ndakubwira impamvu ndakuvugisha nta kibazo Makesi ntabwo umwari yaba ari umukobwa wa Domino Makesi kubera ko ubuzima umwari yaciyemo kubera uriya mugore ntabwo yaba umukobwa we none turazibana mbabarira wirira ndakwinginze nanjye nihanganye mbabarira wirira ubu noneho aya mahano Makesi ntabwo uzi ubuzima twaciyemo kubera uriya mugore ntabwo yaba mama w'umwari umwari ahita yiyahura Makesi ngo rero nisave muri iyi nzu nisave hagati yanjye nawe Makesi mama mbabarira wirira ndakwinginze wirira ubu turazibanwa tuzerekeza he ntabwo Domino Yesu we
azagira umuntu ubimenya mbaye kamubwire ahubwo nawe ntizagucike urumva umbabarire niyo umuntu yakorota umwari we oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze